vana amarangamutima mu kazi w'ipeti. Urabizi neza ko baramutse bamenye ko Kevin ibintu yakoze byo gutumbuka akava mu rugo akaba umusazi akangara kuriye ritwe twabikoze tukanabimukora adafite ubwenge buzima. Uzi neza ko twakatirwa burundu. Umva murabure mwana wanjye mbabarira ukora ibyo bintu vana amarangamutima mu kazi. Ndazi neza nawe kutifuza kujya kuborera muri gereza. Uzababona n'undi musheri bana. Sawa mwana ngaho bikurikirane Imana bikurikirane pe bikurikirane menye ngo ubukobwa mu busindi kutuza menye ngo kave kuri isi. Sawa. Barakwiyandikisha sindi. Usanga ndi kwandika ibintu ingeneye byo guhaha. Ni karibu. Ujya guhaha ukandika. Star. Hano hantu tuye ni heza. Ambo. Ushize hasi agakaye tubanze tuvugane rero. Hari icyari kinzanye. Ni ukuvuga ngo ahangaha barakoze kumborera neza akazi serivisi wampaye warabirangije wabikoze neza. Ubwo rero gahunda isigaye usabwe kusohokera mu nzu dore ko ari n'umuhungu wanjye wayiguze, hanyuma nkagira ikindi nyikoresha. Ubwo n'unzu uhora urabona kuko nabaho gute ibintu byose nagukoreye wanyitura kunzora muri iyi nzu koko. Hanyuma amafaranga yanjye se naguhaga nta mafaranga nagiye nguha, buri kimwe cyose hari ikibazo wigeze umburana. Nyine wararambereza nguha amafaranga rero nguture n'inzu uyicaremo nk'uwayiguze. ndagaruka kuyicaramo ariko nawe wangirira impuhwe n'umwana nyine wagufashije. Ibintu byose byarumva warakoze ndakwishyura. Ubwo rero niba warakoze nkakwishyura ntabwo mukodesha. Ariko ntabwo mfite ahandi ho kuba. Iyi nzu yanjye rero ntabwo ari impano n'iy'umuhungu wanjye sigitokure. Wabyumvishe neza? Ndabizi ariko uramutse unzoye rwose ntabwo nzi ko nabona ahandi hantu. Nawe yemwe. Babyo nibyo numvishe uvuga. Hano se niyo yindi. Ma. So yishe nyuma y'urupfu rwa Shenge. Shenge? Shenge se yarapfuye ahubwo? Jocob waje ryari? Nzi kuza ntukomange. Hari icyo bigutwaye? Ni karibu basica. Icara nyine tuganire nese nuje hano. Iyo nza kuba mbikeneye mba nicaye. Meze neza se? Okay. Nanze kugusuhuza tu. Kugira ngo ndebe uko umeze. Nise se ntabwo wakicara. Bye mwana. Ibyo ni ibyo numva urimo uvuga ngo by'inzu ngo wagusohokere mu nzu. Uzi inzu uzi aho yaturutse naho ya Shenge ntabwo azakake umva ndarengana. None urashaka icyano? Ndarengana ibya Shenge bimuremo. Urashaka icyano? Iyo makuru ntayo mfite urumva.
gahunda twari tuvuganye ntabwo wari uzumvishije izo arizo. icyo numvishe inzu ni umuryango wo kwande wawe. None niyo kwande. Ni umuryango we wanyuze? Niyo umwana wanjye. Wowe. Ntabwo shogoranya nawe. Twumvikane. Si shogoranya nawe Bambe. Reka nkubwize ukuri. Nimba ukunda ubuzima bwawe. Nimba ukunda ubuzima bwawe n'abana bawe. Bamusohokere hano cyangwa se mu kimwe. Urisanga mu gihome. Nakubwiye ngo nimba ukunda ubuzima bwawe sohokera mu nzu. Cyangwa se urisanga muri kimwe. Nta kibazo nta n'ikibazo dufitanye yare namba. Reka. Ibiyo byabije n'ibyagereza reka. Mwivanga mu bitabareba kubera iki ko naguhaye amahoro. Yarimo kubwira ibiki? Satsigwa rikumvuyeho no Ese ni bigenze gute? Rukundo. Sare gusa. Twebwe nukuza ibintu birangiye ndago mubizi. Akira ha. Cyose ikangubwiza. Malego. Bambe uri umuntu w'umugabo. Ese unyuze hano gutuzi anguye mu mazi abirana ringangiye. Ariko yavugaga ndi gutuma kunkoro gushora. Uramwumvise? Ariko turamukoze. Ariko yaragosohoye mwa. Ushaka kumenya umuntu ujya wamwihisha. Nihagazeho nigira kana keza. Mwese mama nunzo. Urabona hingiye no kurira. Ngiye kubona bambariye. Ngo hano. Umwe wo kubakurati. Uricumumwa. Nese ko wihuze. Ase Jocob. Nta nubwo wakwicara se bose mu minota mike. ariko ntaragenda ndagira ngo byibura umbwire. Ese ari igihe na Bambe abonye ari indurenze. Erega Jocob, umva ukuntu byagenze. Icyo nicyo kibazo nkubajije. Nta ruhare na ruto mbifitemo. Icyo nicyo kibazo ndi kukubaza. None se ko atari njye. Byose ni famiye yateranye nyine yanzura ko ugomba kugenda kuri. Nta ruhare rwanjye na ruto rubiri. Mwese muri uru rugo mufite ikihe kibazo? None se ntago ari njye. We. Inzajya nkubaza ikibazo. Ujye unsubiza igisubizo gihuye n'ikibazo ndi kukubaza. Ceceka. Uzi ko ari amahitamo yanjye kandi atari njye. Nakubwiye ngo ceceka. Ndongera nsubiremo bwa mbere n'ubwa nyuma. Ari njyewe na Bambe. Ninde wagushimishije mu buriri? Ese Jocob, ibibazo uri kumbaza kubera icyo ari byo wahisemo. Nta kibazo nzagaruka nsubiza. Nese kuki ugiye Jocob? Wowe buri gihe bihora bigucanga buri munsi. Nibiki se kandi byagucanga? Umutima wanjye ufite igihunga. Igihunga se mu buhe buryo? Nonese mama barumviza ko ko nsigaye mbona Jocob ubwoba bukanyishe. Ubanza narahemutse. Jocob uramubona? Mu nzozi se? Jocob aheruka kuza hano. Arahansanga njyewe. Ariko afite uburakari bwinshi cyane n'umujinya uteye ubwoba. Ku buryo ahubwo rimwe muzasanga yanigiye mwiza. Ariko se buriya ko Jocob twagize amahirwe akaboneka, nta buryo ki ari amasezerano twatesha agaciro yanjye n'abandi ugasubirana n'umugabo wanjye. Mama afite ubwoba bwinshi mu ukuri. Ibyo kuvuga ngo mwasubira nabyo ntibyashoboka kuko buriya muryango wo kwa Ibanga ufite ibyo uba wateguye kandi ntabwo iriya ndahiro yasubira uzwi inyuma ngo bigende.
erega mama hari ikintu ugomba kumva ari amasezerano yabaho tuzi ko Jocob yapfuye kandi ntiyapfuye ikindi ibyo bintu rega ni ukwizerera mu migenzo ya gipagani ku muryango wo kwagira ibambe ntago tujya duhindura amasezerano tuba twakoze wanyumvishije neza nese ubu sinahemutse ubwo nyine gumana byigumanire none se Jocob ubu ngubu nagomba gutya ngangira inama rero inama ni uko uri umugore w'abambi sibyo urabona atazankubitana n'abandi Jocob wo mwihorere I love you, Nicola. What's wrong? ntacyo gusa nyine nagiye numva ibintu bitazavaho like ntazabona umuntu nkunda nyine ntabwo niyumvisha ku buryo uzongera ukankunda nyuma y'ukuntu waratiraga ukuntu bwanjye rwambere buriya buri kintu kijyana n'igihe cyacu that time wenda hari ibyo twagomba gucamo kujya bitwigisha ibindi right but now you are my one, you are my love. Oh bite kuri koze usigiye tegura na shiri wanjye yagura na shiri wanjye oh okay ese wazanye sheri wawe ndenda kumuzana mu minsi iri imbere umushiri wawe uhora ujya kureba tutazi na tuzi ngaturahi tuzi ngo ugiye ubundi ubwarari cyangwa uri kutubeshya arahari aba muri Kigali afite n'amazina abiri amazina abiri se si ibisanzwe oya arabagira atatu ari n'abagirana uwo afite abiri that's normal ndenda kumubwira ko mu minsi izaza okay umukobwa yarakuze urakujije yeah anyway kagendere nakererewe nakubwira iki mwana wanjye genda gusa ujye witwarika sibyo ujye wirinda kugira umukunzi ni byiza ntacyo bitwaye ariko ukabaza ukamenya umuntu mukundana nimba umuntu w'umwizerwa umuntu wajya kumufungura umutima wawe wose sibyo n'urukundo uzahorana byinshi uzababara uzishima n'umunsi uba wishimye ejo ukababara ndetse akenshi mu rukundo igikunze gutsinda ni iminsi yo kubabara kurusha iminsi y'ibyishimo rero uzige kubana nabyo ko akenshi umuntu bitinze umwana akigende yagenda uzabimbwira sawa ahubwo rudovu uri mubi uzi ko ahangaha hari aho wagiye urashira ntuze guru wagiye uyivangavanga ahubwo se du reba nkana hari naho utashize hari aho bibaga ngombwa cyane cyane ngaha mu nderanyiriza ahangaha niho haba harimo ka password ngo bitamike ntabwo aba ari ngombwa ko bamenya ibyo bakoresheje ubu kandi mu minsi iza uzaba wagashakiye izina uzakita rwa sky ariko aka kantu ntari keza ni keza ni ukuri aka kantu ni keza kari n'imigongo y'igihugu ariko hagati hari ikintu nshaka kukubaza kabanze mbimbitse ibikoresho byiza ari n'ubesha aya ndakubesha kusha jewe kuva navukana nakubesha ayiwe warabesha sabwo ko wanyumije buri gihe ndakubwira umunsi nakubesha iki ngiki cyahita kijahina icyaha kikaza nuko kandi urabona ndi muzima biracameze gutya none si karama mbere gahunda yawe nagiga ibite urukundo rwanyu ruracamera ko byari bishushe mbese ra mu myaka zishize umva ngo rwarabiraga ku buryo n'abantu uzikera ukuntu twakiniraga mu ndabire ukirukaga mu ndabire kubera kuryoherwa ugahita urenga indabire ukagera ngo mu ruhire ugashite amaguru agahita
ariko shenge wandika ngo byere icyo nshima Imana kimwe mu isi kimwe gusa ni uko wakomeje kumba hafi ukomeje kumba iruhande naho ibyagiga ibyo byabaye ngo aba bana biruka mu nda bire bakayirenga ari byo kuba hafi sabwo niwe wambaye hafi cyane nyine kukuba hafi nawe ukamba hafi byagiye bijaga bimwe bigisha itunguranye ngiga Imana yaje iyo mwibutse njesho rumeze ku buryo se ariko shamba mbona hari igihe ugenda ukunama uzi ko twari twarasezeranye ngo tuzabyara abana 8 ariko niba haza barimo n'abahakiza Imana n'abaharinda Imana ni natsinze uko bizagenda nawe yari kuzaba arimo haye nese ubwo nabikubwira ngo kumbira kubyizera Imana igiraga amabere ikoza abana bayo ntabwo birangiye napfa kubyemera rwose ariko uriya muhungu yikunda ariko cyane nume kabisa kwaje nabi narahindutse cyane Jacob pe tubyakane by'umutungo wase ngo byose abitware ahubwo se kuvuga ko nawe yakwatatse wumvise ko nawe avuga ko nawe agomba kugira icyo ufata ku mitungo yawe ko buriya ni umujinya wenda ko iminsi izagenda igenda buhoro buhoro azagira hacururuke yumve ko n'ibyo byakozwe nta rwango rwari rurimo buriya ni amarangamutima y'uburakari yabaye umurakari yarashaririye umuntu wazinutswe beya kuriya ahubwo se buriya cyuna n'ubu urakibaza beya nibahuza amaso bizagenda bite nyine ni ibibazo ese murumuna we Bambe bizagenda bite Imana izagufasha umutima ngo wiyongere guteranye izagusaba wabaye dushwa akibazo rekaze kanze ramugufi ndakibazo iki kuri telefone yawe yaje si yazimye mubikurikirane mu nguru guhamagara ngo amareze ngo kwanga Ite si Bambe meze neza nyine Ni sawa. nimugoroba se urumva se ko gacaye n'akanga nta kibazo rwose niteguye turabonana mwebwe muri mu bisiga bavuna sawa nabyumvise akira kuvugira ku mayinite yawe mana yanjye ni igitangaje kaba kari gutimba umunsi ndamufashe ntabwo muzangira kurumva agacanye twari turasomera agacayi uzi ko wavugaga nkabona iki kiri kumira amaso tukambesheje aho mbabaye gute we mwagiye murereka musore hari umugabo ufite umugore uje muceceka ende ntese umugabo ufite umugore ndagira n'umukunzi abeze bareka ibyo ngibyo ndari n'indirimbo za Salomo zirabivuga muje muratubesha ibindi kandi n'abari abantu muri bibiri Imana ibivugaho ikirata haraba uku kera cyane ubundi nta mugore cyangwa umugabo washakaga umugore kubera iyo ugiye mu cyanditswe usanga abantu ba Salomo baragiye bagira abagore 1001 nibo Salomo yari afite muve mu bagore mu none bikora byari kandi wari kutambwishije agatangira ke ariko reka nitegure kugira ngo nimugore atake kwira agacayi da n'agacayi kumufatanya bikora naje ndakwerekeza kugeza urufunguzo rwo kuri stock kugeza ku Suzuki bindekera ahubwo igitekerezo ngize utekereza iki buriya wenda ugiye ukamusaba imbabazi ndabyumva nubwo ndi umuntu mukuru ariko nanone amarangamutima yangaragarije n'uburakari bwinshi size ko wenda akanya bacururutse ko mfite impungenge ko umuntu se nabonye ushaka gutinyuka no kuba yankubita umuntu wamennyeho amazi se yacururuka ku buryo nagira ikintu mvugana nawe intambwe ya mbere ndumva aricyo kintu twakora nta kindi
cyane. Na n'ubu koko. aka kanya umutima Okay. I don't know. jya unaba romantic. Wait. What? Umutima urijimye amarira ntashira ese ubuzima ni iki bana ndananiwe bangize igitambo